munsi baratubwira bati ziriya za robine, izi za robine zabaga ku mihanda za leta hariya ku migezi ya leta, bati harimo amafaranga menshi, burya ziriya robine z'umuhondo ni diyama. Urazifata ukazishyira mu makara, ukazihonda n'inyundo zigashonga, ukaziconga neza, ukazisena, zikaba diyama. Robine ngwi zirazo zirorosha, ndazirandaguza, ndazitwika, turazihonda, turazinoza, hari imisene yasenaga turaziringaniza. Shira muri ambaraje tujya gucuruza mu Buganda hariya, twagiye muri santere ya Kisoro hariya. Tugezeyo mu kagoroba, abaforodere bagendaga ku kagoroba. Ubu rero rwose turi gucuruza. Mufite iki? Mazu y'Abahinde, dufite diyama. Mufite diyama? Bari turayifite. Iri hehe? Ari imbaraje by'imihondo by'icyatsi kibisi twari dufite. None ugatungamo itoroshi, urumuri rw'itoroshi rugahura na mbaraje n'ibya robine twahondahonze, ibara rigahinduka, bareba mote. Iyi ni diyama. None nangahe tukavuga amafaranga handitse, Musanze ntayo dufite, kereka muzagaruka. Tukaja ahandi, umwaka tuvuga ati nje ndabahaye angahe, andi muzaze kuyafata. Oya tugakara tutoya, ntabwo ari bikino diyama ndikina. Tukaja ahandi, mbonye tugiye kuzarata rero, mbwira umuhungu twari kumwe, ntarumva umuhungu we rero, dufata yangahe. Dufata tuba turayashikiriye, tuba turasezeranyeho, tuhana igihe cyo kuzagaruka. Ubwo se tuzagaruka? Ubwo uri kumva tuzagaruka? Turatashe, burakeye burukerera turaje, buri gitondo turazamutse, turaje iwacu mu Rwanda n'amashiringi, imitwaro. Tutaragera hitwa mu Gisiza ngo turebana no kuri duwane, tuhahurira n'umudamu uri kwirukanka, aratuhamagara ati basheje mwe mugiye, tuko tugiye mu Rwanda. Ati imbere birakomeye, polisi yakaze hariya nta kuhanyura, niba hari ishiringi mufite nta n'urutoboye muracyaha. Turikangamo gake, mbwira uwo muhungu, ariko nta amagambo y'abagore tugindi. Tugeze imbere nko muri metero 25, tubona umugabo nawe avuye mu nzira yabakwepye, ati basheje mwe mugiye, tuko tugiye mu Rwanda. Ati yeye, ati mwafashwe byarangiye, ati hari imbere bafunze umuhanda ntawe uri kunyuramo. Kumva birakomeye. Turarebana rero, tubigenze dute rero? Mbanungutse igitekerezo, araga farumasi twari twamizeho ko mu giturage, ndivuye ngwerekere rero umuhungu ati tujara kuri farumasi, ati si tuhakora iki? Twaye ngwerekeye cyo tuhakora. Turahagenda, tuhageze, ati ngaho mbwira icyo dukora. Tugiye kugura umuti uvura ibisebe. Hari imiti igwaga Amerikere Kolome ya kera, yari imiti y'umutuku isa n'amaraso. Tugura ibipfuko by'ibisebe, arande bati si biratumarira iki? Weho fata gusa tugende. Dufata ibipfuko by'ibisebe na wa muti. Tugeze mu bishimbo, nabwandikira hariya ngwereke, mujyana mu bishimbo, turicara, rizana ngwereke rero, amashiringi yawe wagabanye ntangaye, arayanyereka. Ndubu rero tugiye kuyagira igisebe. Ati nizana ukuguru, azana ukuguru, nyahambira, ndaconga neza, ndazengurutsa igisebe, ndagipfuka neza, zengurutsa aho Amerikere Kolome. Atubu rero ati sinukubiragenda ndi, ati ntabwo narinzi kuri umuhanga bigeza. Ndi twebwe twayariye kera ngaya. Dinanje jiraho igisebe rero, abarangoza igisebe arayapfuka neza. Aho dutangira ingendo, tugeze imbere ntitwibagiwe ibibando. Bandi bafite ibisebe bagomba gucumbagira. Tuja muri bya bishimbo by'imishingiriro, tuvanamo ibintu by'ibishingiriro byo kugenderaho, inkoni zo kwicumba. Azige turagenda, tubabonye abapolisi, dutangira gucumbagira rero. Ibisebe biratangira biraturya rero, biraturi ngaba
muhagarara abasheja muvuye tuvuye ku irwariro murwaye iki durwaye ibisebe biriye intare ngiye ibisebe umupolisi ate okay sa murwaye ibisebe ngaho mugende ubwo tuvuye ku bapolisi twerekeje kuri duwane aho twambukira abantu babaswa rero babaho wa muhungu turi kumwe aho kumiriza tumaze kubatera umugongo abarasetse noneho umupolisi umusirikare wari hirya ku giti ca duwane ababonye yuko dukoze uburiganya rwose tumugezeho rero ati muvuye he tuvuye ku irwariro murwaye iki turwaye ibisebe mubirwaye he hari ngiye mbona nta santima nimwe muje mwabaye iki ibisebe byaje bite munyakinyuma rero hari ibyabo tabatapanze bimukoragaho byavuye he ibisebe inje wihagazeho nitwagize impanuka sawa yari yigare ni imodoka yabereye he yari imodoka yabereye he maze iyo mpanuka yayo mwese mwembi mugira impanuka kandi mwese mukomereka ahantu hamwe intoke ni nzima amaboko ni mazima nta handi mwese impanuka y'imodoka ibakomeretsa shira ukuguru harakupine ndebe mubyeyi rwose tuvuye ku irwariro ibisebe babidoze mu kanya ndavuze ngo ukuguru harakupine hari igipine gishaje cyaraho reka mbabwire amashiringi twari dufite yazanye igisumari kibaho cyakirimo igisumari cakutse cya santimetero nka 15 ateramo mutware mubyeyi nyakubaho nta mbabazi ateramo arashikuza biranga abwa kabiri ku bwa gatatu biracika amashiringi yisuka hasi ahamagara abapolisi ati muvaye murebe ibisebe by'abanyarwanda ibisebe byacu tubikirira aho ngaho reka mbabwire inshuti zanjye narasomye muri biriya ngo numara kuriganya abandi nawe abandi bazakuriganya amafaranga rero atera abantu akaga ndetse benshi bari mu ntambara yo gutuma ababyeyi babo ngo icyaduha bagapfa tugasigarana ibyo bakoreye ubu intambara ziri hirya no hino mu miryango aba basaza bararwanya intambara barazigama bagira utwo babika ariko ubu imiryango yabo abana babo bavutse batagira imana mu bugingo bwabo ubahaye urwaho no kwica aba basaza babica ngo basigarane ibyo abasaza bakoreye abantu benshi barifuza ko abavandimwe babo bapfa kugira ngo babone amafaranga amafaranga rero afite imbaraga nyinshi cyane mu buzima bwa muntu nyamara hari icyo atamaze mu mibereho ya muntu nanone nta kintu amafaranga yakumarira urupfu ruri kukugera amajanja igihe urupfu rugusatiriye nubwo uzafite miliyari nta kintu uzakora ngo urupfu ruhigame ubaye uri umunyabinyoma ukaba uri kubeshya ntabwo ushobora gutanga amafaranga ngo amafaranga uyagura ukuri uhinduke umunyakuri ukomeza kuba umunyakinyoma niba nta gikundiro ufite mu bavandimwe ukaba ufite kamere igutandukanya n'abandi ntabwo watanga amafaranga ngo kamere yawe ishire ntabwo amafaranga yaguha agaciro wazimije kandi amafaranga ntiyaguhuza n'Imana niba udafite umutima uhinduka ntabwo amafaranga yakugeza mu bugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho ntabwo ubugingo buhoraho
twabuhabwa nuko twari dufite amafaranga ngo tugure agakiza. Imana yagatangiye ubuntu muri Kristo Yesu. Nubwo amafaranga ari ibikoresho dukoresha, ntabwo twari dukwiriye guhinduka imbata z'amafaranga kugeza igihe dutakaza ubuziranenge Imana idusaba uyu munsi wa none. Mufate mikrofone munsomera amasomo 3 asigaye kugira ngo dusoze iri teraniro ryacu ryo kuri mugoroba. Shakira mikrofone unsomere amasomo ageze muri 3 turebe icyo duhamagarirwa twebwe nje namwe. Nari maze gusoma isomo riri muri Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza uwa 3. Ku munsi w'ibigeragezo, Luka igice cya 21 umurongo wa 25 kugeza 28 n'umurongo wa 34. Luka 21 umurongo wa 25 kugeza 28 n'umurongo wa 34. Aho naho nta faranga rizakora. Kandi hazaza ibimenyetso ku zuba no ku kwezi. Kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi. No ku nyenyeri. No ku nyenyeri. Kandi no hasi amahanga azababara. No hasi ku butaka amahanga azababara. Bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Bazumirwa bumvise umuraba n'inyanja bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba. Reka mbabwire ikintu cyatubayeho ndeba amafaranga agata agaciro mbibereye. Umunsi umwe nari ndi mu gihugu cya Zaire, nari naragiye narahungiyeyo kubera ibyaha byanje nakoze mu Rwanda. Hari umuntu naraririye amafaranga mbona nzafungwa ndigendera. Narayariye mbona ni menshi mba ndigendeye. Ngezeyo rero njya mu ishuri ry'itera amakofe na karate ngo ningaruka mu Rwanda ngahura nawe nzamukubita amakofe muhitari. Turiyo rero mu mujyi mutoya wa Rucuru, itangazo risohoreraho mu gicuku batanga amatangazo ku mabanka ya Zaire yose ngo Zaire ryari rihari, bazanye byitwa Nouveau Zaire, amafaranga yose yariho ataye agaciro, ntihagire isoko yongera kuyakira. Indege zigiye gukwirakwira mu bihugu mu mabanke bazana amafaranga, banka turazihagaritse, amafaranga yose Zaire yose ataye agaciro. Nuko abantu barazinduka mu gitondo bikore ibyo gihe kugira ngo ugire icugura wikoreraga amazayirwa mu gafuka. Uwa mbere yumvise iryo tangazo ati mwirorerere byahagaze. Agahinda kenshi byabizayirwa abisuka hasi mu muhanda. Maze nanje mba ndi gutembera nsanga birasutse mu muhanda. Ndijuru nagiye kera kubusa, ijuru riranshubije. Ibizayirwa ndabiyora, mbura imifuka, nshaka umugozi ndafunga hano, ibifaranga mbipakira mu ishati n'imbere no mu ikoti hose nduzuza. Igihe maze kubiyora, hari umuhungu wanjye zarandeba ati ati naje ibyo nayoye ndabitaye. Ubitera iki? Ati byabaye ibyatsi. Ati mu muhanda hose biruzuye babimennye byose. Nanje numva mba ndabitaye nanje. Sahubwo nuko bibaye. 94 mu kwezi kwa 7 Abanyarwanda benshi bafashe inzira yerekera muri Zaire, abandi Tanzania, abandi Burundi, abandi hehe. Numvise itangazo ryabere ngani Kigali ngo societe yitwa Gara Rwandaise yagurishaga imodoka. Babonye nta kundi biragenda, batanze umudendezo bati mugende mushiremo ama essence, imfunguzo twazishizemo uzi gutwara ajyana imodoka. Iyo modoka barabyirukanganye bitagira amafaranga. Ari bishasha biri kwaka. Maze tugeze ahitwa tugiye kuzamuka umusozi witwa Nsakira utaragera kwikora. Maze umwe wari utwaye imodoka nzawe n'umudamu we, maze essence birashize. Arahagarara tureba. Ahantu umuntu yabona essence ni hehe?
ibintu byacitse esanse si ukuyibaza nde umuntu wese ari gukiza amagara. Igihe cyo gukiza ubuzima amafaranga ntaco yakumarira. Yari afite za zanda zari zitwa ngo za nyakubahwa, akimbaza ibibazo ndi kukumaka umutwana ngo ndebe aho ndadushira mu kayira baranyuramo, numva hejuru yacu igisasu kiravudutse, ndabwo ndiryama ati ryama caje yubamye kuko yari afite iyo ndimeze nk'umufuka, ngira ngo ntabwo yaryamye, ngira ngo ari gupfukama. Kutaryamye nahinda yawe kuryamye kuyogira ry'intuza y'ibijumba, kutari kuryama ngimuvugisha kiba kiridutse hepfo, imyotsi iracumba, ibiti biracika, amababi y'ibitaragwa, nuko ati ndi none rwaryama cyane ashize n'amasegonda duhaguruke tugende. Ati none turanyura he? Ntibunyura aho ushaka, buri wese nukunyura aho ashaka. Ku isaha y'ubuzima ifaranga ntaco ryamara. Ati none madamu wanje ari he? Nti nuwanje sinzi yari. Buri wese ari gusama he. Ntabwo wabasha kuzana icubahiro igihe ibigeragezo byahagaze, igihe urupfu rwasatiriye, amafaranga ntaco yatumarira. Ntaco yatumarira nshuti zanjye. Kuri uwo munsi w'ibigeragezo bikomeye cyane, abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi, kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu, afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. 34 ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu, mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Ibyiringiro byacu ntabwo bigomba kubaka ku byo dutunze, ibyiringiro byacu bigomba kuba ku Mana. Imigani 11:4, igitabo cy'imigani 11 igice 4, hari amagambo: ubutunzi ntaco bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Amen. Nikorohereza umusomyi waje ngo ye kwirirwa araje yo hose. Abahageze murasanga ariko havuga, ni ukuvuga ngo ubutunzi ntaco bumara ku munsi w'ibigeragezo cyangwa se ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka konyine kuzadukiza urupfu. Reka mbabwire nshuti zanjye, nta kindi kizaturokora keretse kugira ibyiringiro mu Mana. Muri Ezekiyeli 7:19, Ezekiyeli 7:19, mwumve iherezo ry'abiziritse ku butunzi bwabo n'ubw'abandi bibye. Benshi bafite amafaranga bibye, bafite ayo bariganije, bafite abo yambambuye abandi, ariko ku musozo nuko bizagenda. Ezekiyeli 7:19, bazajugunya ifeza yabo mu nzira, bazajugunya ifeza zabo mu nzira, n'izahabu yabo izabamerera nk'ikintu cyanduye, kandi izahabu yabo izabera nk'ikintu cyahumanye. Ifeza yabo n'izahabu yabo ntabwo bishobora kubarokora ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ntabwo bizabakiza ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Reka mbabwire nshuti zanjye, ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka ntabwo rwose abantu bazakizwa n'ubutunzi bafite. Wapi? Abantu bazakizwa nuko biringiye Imana. Isomo risoza riri muri Yesaya igice cya 17 kugeza 21. Yesaya cya 4, Yesaya igice wahageze cya 2:17 kugeza 21. Yesaya 2:17-21. Nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi n'ubwibone. Hari akagasuzuguro rero kambabwire, hari abagira amafaranga aho kugira umutima mwiza, agasuzuguro kakiyongera. Hari umudamu nigeze mbazana, ariko ntabwo wambwira agaciro kabira bintu, bari babindangiye mu iduka rye. Aba yitabye telefone, ndakomeza ndamutumbira,
maze bavuga ukuntu bari bambaye mu bukwe, ukuntu bari gutambuka mu bukwe, ibyiza byari mbese icyo bita kunjegerana. iyo bayiza ngo bamujegeranye, aranjegerana, ndamureba ku musozo, ndahindukira ndataha. Ugasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, ibigirwamana byabo bizashira. Soma twumve icyo Bibiliya ivuga. nuko agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi, n'ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Umunsi w'iteka niwe uzogezwa wenyine. Uwo munsi uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ibigirwamana bizashyiraho rwose. Izashiraho rwose, ubwibone bwabo buzashira. Urageza ku murongo wa 21. Abantu bazinjira mu buvumo bwo mu bitare, n'inzobo zo mu butaka, no mu nzobo zo mu butaka, bahunga igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza n'icyubahiro cye. N'imbaraga z'ubushobozi bwe. Ubwo azahagurukana imbaraga aje guhindisha isi umushyitsi. Ubwo azamanuka n'imbaraga aje guhindisha isi yacu umushyitsi. Uwo munsi abantu bazajugunya ibishushanyo byabo bisengwa by'ifeza n'iby'izahabu. Ibishushanyo byabo bisengwa bubahaga bazabijugunya babite. Byacuriwe gusengwa babijugunyire imbere imbeba n'ubucurama. Bazabijugunyira imbeba n'ubucurama. Bajye kwihisha mu buvumo bwo mu bitare no mu bihenamanga, bahunge igitinyiro cy'Uwiteka n'ubwiza n'icyubahiro cye. Ubwo azahagurukana imbaraga aje gutera isi umushyitsi. Ubwo azahaguruka aje guhana ibyigomeke byo kuri iyi si, nibwo abantu benshi bazasanga ibyiringiro byabo ari iby'ubusa. Ariko twebwe nk'abana b'Imana, Yohana 14 isomo rifunika, Yohana 14 umurongo wa 1 kugeza wa 3, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizeye. Mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanje, gwahundi namwe muzabeyo. Bangahe bashaka kuzabaheza Imana, ubwo isi zarandurwa n'imizi yayo. Reka ibyo byiringiro mufite byo matana no kwizera kwanyu, kandi byose yadukoreye biba imbaraga itugeza iwacu mu ijuru. Imitima yacu matana n'ibyo Imana yadusezeraniye kubwa Yesu umukiza wacu. Twese kandi muremyi wacu, wowe byiringiro by'abakwizera, muri uyu mugoroba turagushimye cyane, izina ryawe rihimbazwe. Ni wowe soko y'ubutunzi bwose. Wandikishije ijambo ryawe uti mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwanjye, ibindi muzabyongererwa. Iyo niyo nzira y'ukuri. Uduhe kubanza gushaka inzira y'agakiza, ntacyo uzatwima, intore zawe ntuzadutererana. Reka twe kwishingikiriza ku byo duhirimbanira, ahubwo twishingikirize ku byo Yesu yahirimbaniye i Karuvari, akaduhesha ubugingo buhoraho. Ibyo ari byo byubaka ibyiringiro byacu iteka ryose. Dutahane ayo mahirwe, uku gukomezwa kwayo kugende mu mitima yacu, tubigerane muhira, tubirarane, tubihorane, tuzabikorane imirimo yacu yose dufite ibi byiringiro. Ubuntu bwawe bukomeze kwiyerekana muri twe kubwa Yesu umukiza wacu.